bayemo arambwira ati mbayeho nabi rwose shakisha uburyo wanyoherereza amafaranga y'itike inze ndamubwira nteka nkubwire niba uzi ko abo mafaranga koko wajyanye ukayajyana umbwira ngo barayakwibye uwo muntu muri kumwe niwe wayariye none rero igumireyo nyuma haciyemo nk'amezi nk'abiri n'igice hafi 3 nibwo nagiye ko nambona inomero irampamagaye hitaba umuntu nditaba numva n'umuntu w'umugore arambwira ati nkubwire uzaza utware imbwa yawe y'umugabo ati nta kintu irimo kumarira hano oya umugabo baramututse ndangije ndamubwire se mu minsi mumaranye kutigeze umpamagara ngo umbwire uti umugabo wawe yaje aha none bigenze gute arangije arambwira ngo ngewe ngo hoyanga ibisi ntabivamo ngo yazanye amafaranga ngo none amafaranga arashize ngo ntabyuka ngo ajye no gushaka akazi Wanjye umugabo wari waramwirongoreye se wakurongoye tuvugisha ukuri niko umuntu yabyita naramukundaga jera akandi nkamukunda taruka nta kintu afite gusa nkumva ndamukunda gusa ubwo rero amafaranga nayamwoheje maje kuyamwohereza araza aragaruka turongera turabana kandi ubwo aho ngaho hagataho inzira ni ndende hari amaje kujya hazamo n'inkoni ngaho inkoni za buri munsi ngaho gukubitwa cyane rwose akoze umuntu agukubita uri mukuru nawe ari mukuru jera uzi inkoni nariye ukabyemera nta biryo ahubwo inkoni ukabyemera naraziriye mu kigwi cy'ibiryo nkarya inkoni ndakubitwa ntangira gukora mu icyo gihe ndakora amafaranga aragenda araboneka icyo kibanza urakora cyane uri kibanza ndakora n'ukuri kibanza ndakibona urumva ujya kubona icyo kibanza ntanze ari ubugifite inzara iba yaragiye ubwo ngubwo umugabo aba aravuze ati ngewe rero nkurikije amafaranga mbonye waguze iki kibanza kandi ngo numvaga nishimye mvuga ko ari bunshi bakavuga ati umugore wanjye azi gushaka amafaranga umugore wanjye yarakoze muri ya myaka yose napfushaga ubusa we yarizigamaga nkumva ko ari bunshyigikire we ahita agira ishyari we yahise agira ishyari ko numvaga nifitiye umugabo wanjye nubwo atankunda ariko nkumva aranyuze nkumva niwe buzima bwanjye mbese muri make ni nk'imvura igwa mu ishyamba ariko uramukunda ye cyane ndavuga ntariko nkurikije ubu ngubu nawaguwe nabi nagaruka akabona ko tugiye mu nzu yanjye basazanyubaha icyo kintu akinyubahire tugenda yimyoza ngo ugiye kugenda ngo yashyire kuri konte yawe ariko ubu ngo ndi umugabo ngo ubu hano ngo ndi iki ndabwira ko ubu ngubu iyi nkovu mfite inkovu hano iyi nkovu naho hantu yavuye kuko icyo gihe twarwanye hari muri covid hano turwana nabwo dupfuye aho hantu ariko icyuma se oya ahangaha n'amenyo amenyo ye amenyo yande y'uwo mugabo nyine yego yararumanaga se nyine icyo gihe yaraje ansanga mu nzu kubera za nduru ya mirwano nyine nari mfite abana banjye babonaga turwanye bagasohoka birukanka none icyo gihe barasohotse bahita bakubitaho urugi barakinga tugumana nawe mu nzu arankubita twari dupfuye ko nyine icyo gihe aho ngaho twari dupfuye kuko nanze ko nuko ahangaha rero mwuko kurwana ntihari harimo kubona uko ndi kubabara yafashe inyama arashikura ahangaha yarafashe araruma umvira inkuru yanjye TG Automobile iyi ni kampani igurisha imodoka zitangiza ikirere kandi zigezweho zakozwe mu mwaka wa 2025 bafite izikoresha amashanyarazi 100% ndetse na hybrid z'ubwoko bwose. Iyi uri kureba ni Kia yakozwe mu mwaka wa 2025 indi ni BYD iri mu zigezweho ku isi zikunzwe cyane. Izi zombi rero zikoresha amashanyarazi 100% komforo y'izi modoka muntu wanjye ndayigutuye ngutuye no komforo kabisa uyicaramo ukagira ngo nyine uri muri salo ya danje ahantu heza cyane. Umuziki wazo nyine iyo wumva ari umuziki wagahebuzo kwa kundi nyine wumva amaufa yo mu modoka ukumva ni ibintu birenze cyane. Uzi ko zifitemo technology ndetse na system ya AI. Ibaze ko rero yuguze imodoka baguha na warranty y'imyaka 4 yose agashya rero. Kwishyura no kwishyura mu byiciro kandi imodoka ukayitwara panabye byo kuvuga ngo urishyura mu byiciro ubundi isigara ngaho paka uzayirangizamo.
bagane ku cyicaro gikuru kuri etaje iri ruguru gato y'akarere cyangwa ku cyicaro mu mujyi wa Rubavu. Uzi ikindi kirenze, banakora taxi mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi wifuza mu Rwanda. Duhamagare kuri 0785 08 43 13. Ni TG Automobile, igisubizo wari ukeneye. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze kuri twese dukomeza ubuzima, kuko harimo abatarukomeje. Ari n'amashimwe akomeye cyane iyo ubonye ubyutse jya uvuga uti byanze bikunze nubwo hari bitagenda mu buzima, ngomba gukomeza ubuzima kandi bukagenda neza. Ubuhobere, wongera ubuhobere, uvuga uti ubuzima we ntabwo ugomba kuncika, ugomba kubana nanjye kandi bugomba kuba ubuzima bwiza. Kabone nubwo hari byinshi cyane navuga ngo bitagenda mu buzima bwanjye, hari byinshi navuga ngo nabuze, hari benshi nabuze, wowe urahari. Baho, wongere ubeho, wongere ukomeze umutsi uvuga uti ngomba kubaho kandi neza byanze bikunze. Ni ukuri pe, birakunda. Icya mbere mu buzima ni ukwiyemeza. Iryo ni isomo dutangiranye ikiganiro cyacu hamwe na Angelique Kamatamu, niwe tugiye kuganira. Mudamu mwiza, très naturel, uri naturel rwose. Angelique, tugaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze cyane, ni ukuri. Ufite umusatsi uryoshye. Yego, urakoze, Imana igumugisha. Hari n'ukuntu Bibiliya ivuga ko umusatsi w'umugore ngo nibwo bwiza bwe. Aribwo bwiza bwe. Biraryoshye cyane rwose. Yego, murakoze, ndashimye. Umeze neza se? Meze neza, ndashima Imana. Urakomeye cyane. Ni ukuri, ndumva muri njye ndanyuzwe, ndashima. Haleluya, Imana ishimwe. Jya ushima Imana, umva wongere ushime. Ni ukuri kose. Yego, nacyagiye mu gitondo wumva ubyutse bitameze neza, ujya uvuga uti ni ukuri, nta mpamvu yo kugira ngo mperanwe. Sibyo? Niko bimeze. Angelique, Karame, tugiye kuganira. Yego. Ariko mbere y'uko tuganira, muri ino minsi ndi kubaza umuntu uza ku nkuru yanjye. Yego. Wifuza kuza ku nkuru yanjye, niki cyabiguteye? Kubera iki? Njye nifuza ku nkuru yanjye, nagiye nyikurikirana kenshi iki kiganiro, nkabonaho abantu batandukanye batambutsa nyine ubuhamya butandukanye. Yego. Cyane ko ngewe ishuri naciyemo ry'ubuzima, Imana yambwiraga ko amasomo ndiho niga hari abandi agomba kuzafasha mu kindi gihe. Nanjye rero mpita mvuga inti ngomba guporofita nkafatiraho uyu mwanya, nkaza nkagira abantu nsangiza iri somo, kuko hari abo ryafasha, kuko ishuri nize naryize ngo nanjye nzigisha abandi. Yego. Ntibipfa ubusa. Ntabwo bipfa ubusa. Hari igihe duca mu bintu rimwe na rimwe ukumva byagakwiye kugira umumaro abandi, ariko iyo utabivuze, iyo utabitanze, uzi ko bipfa ubusa buriya. Njye n'Imana irabinyishyuza. Yego, irakubwira iti genda uvuge. Yarambwiye ngo ibi ngucishamo n'ubuhamya bw'ikindi ugomba kuzatanga mu babyeyi, mu bagabo. Ubwo rero ni ngombwa kubitanga, ntabwo ari ibyanjye. Cyane rwose. Mbere ko dutangiye ikiganiro, vuga nimero ya telefone yawe ku muntu uzakwifuza azahita yibona hafi. Nimero yanjye ya telefone ni 07 8 6 2 5 4 2 nanone iba no kuri WhatsApp. Yego rwose. Angeli, ufite ubuhamya by'umweko turatangiye kugurusha ko twese dufite ubuzima twagiye ducamo bugoye, haba mu buto bwacu ndetse n'ahangaha tugeze dukuze. Ntabwo twaburangiza gusa, keka twanditse ibitabo bitabarika. Ariko reka we duhere ku rushako rwawe. Ku rushako byagenze gute umwanya n'uwa Angeli? Ku rushako rwanjye rero, urabona hari ukuntu umukobwa asura nk'umuhungu cyangwa se akundana n'umuhungu, agaporofita kugira ngo bahite babana, kandi umuhungu nta gahunda yari afite yo gushaka. Hari ahantu wawushyize mu muriro cyangwa se mu bibazo by'igihe kinini cyane. Iyo niyo nkuru yanjye nuko yatangiye, kuko nasuye umuhungu musura adafite gahunda yo gushaka. Ngezeyo ankoresha imibonano ntari mbifite muri gahunda. Ndagije ndatekereza inkurikije igihe ndimo nuko mpagaze, byanze bikunze aha hantu mise ntwita kandi sinabiteganyaga, numvaga ntanabikeneye mu by'ukuri. Ndavuga inti ndava hano ndajya he? Byanze bikunze ni ikinyendaro ubu kabaye. Sinava aho ngaho mpita nkwamira aho ngaho, ndahaguma. Ariko mu kuhaguma kwanjye, urumva naje we nta gahunda afite yo kuvuga ngo yiteguye kuba yashaka umugore, gusa twarakundanaga biri aho ngaho. Yego. Marije kuguma aho ngaho, arambwira ati nta kibazo, hagume
tubane nyine ubwo niba wumva yuko uvuye hano waba usamye ndambwe no mu muryango wacu nta muntu ugeze abyaramo ikinyenda rwose ihangana umfashe kuko sinigeze ngusaba ibintu kandi nakubwiye ko ntameze neza ati guma nta kibazo ndahaguma majije kuhaguma turabanye umunsi wa mbere umunsi wa kabiri ku munsi wa gatatu yaragiye akunywera ikintu cyiswe inzoga nyinshi nta n'igihumbi yansigiye aza yasinze amajije kuza yasinze ampa ibiceri 300 maje kumpa ibiceri 300 ndagenda nguramo ibijumba ngura n'ibishyimbo ngura n'amakara icyo gihe ibintu byari bikigura neza ntago ari nk'ubu ngubu kuko iki gihe n'ikiro cy'ibijumba wakiguraga kuri 50 cyangwa 60 ampa ibiceri 300 ndagenda ampa ibijumba naza ndateka nuko turimo kurya ntekereza iyo minsi 3 maze ntekereza uburyo mubonyemo amezi yanyweye inzoga yanyweye itabi ryinshi cyane ntekereza ubujima ngiye kwinjiramo ntekereza ibiceri 300 amaye ntekereza ishuri ngiye kwinjiramo kandi ari ngiye uryishyizemo agahinda karanyica agahinda kanyishe ndarira imbere ye turimo kurya ibyo bijumba arangije arambwira ngo ntunkungurire ngo ujye gukungurira bene wanyu mbona yuko byanze bikunze ngiye kwinjira mu buzima butazanyorohera ariko ndavuga ni byanze bikunze narasamye kuko nandi mu gihe kibi mbizi ndavuga ni reka ntuze byanze bikunze uko biri kuva kera nishyizemo ngiye ko umugabo atananirana sinzi impamvu wishyizemo ko n'abagore bagiye bambabarira nishyiramo ko nta mugabo unanirana kandi byambayeho ngewe ndavuga ni kangerageze uko biri kose nzamutwara gutya kandi bizageraho bikunde tuzabana neza ndagerageza ndahanyanyaza uwo munsi wa gatatu bivaho noneho bigeze aho mbona ko ibintu bibaye akamenyero nyine gusinda itabi mbona ko ari ibintu bye mbona ko nta kintu nzabihinduraho ndavuga ntireka nihangane mbibemo nyine kuko n'ubundi ninjye wabyishyizemo mpamagara iwacu mbabwira ko nashatse mfite umugabo ariko ibyo bindi ndabizigama ntawe nigeze mbwira ubuzima mbona ntangiye gucamo ndabiceceka ubuzima ntangirana nabwo gutyo inkuru itangira ubwo ngubwo byo kora akagira nyirarume wabaga hafi aho ngaho bari baturanye nkagenda nkamubwira bimeze gutya na gutya bimeze gutya na gutya akambwira ati ihangane noneho tumaranye nk'amezi 2 nibwo nyirarume yambwiye ati se ubundi yigeze akubwira yuko yigeze ashaka undi mugore bakamara n'ibyumweru 2 tambwe ntago yigeze abimbwira ati se yigeze akubwira ko uwo mugore bafitanye umwana w'umuhungu tambwe ntabyo yambwiye ati nyine nuko bimeze ati gusuza ihangane ati ntago bizakorohera kuko tumuziho utuntu tutari twiza ndavuga ni kanihangana uko biri kose bizagera aho ndabigende neza nkimara kwinjira mu ubwo buzima rero ubwo nageze mu inda yari igeze nko mu mezi 4 mpita mbona ko ari ishuri ritanyoroheye nyoboka inzira yo gusenga ubwo hari muri 2006 nyoboka inzira yo gusenga ndasenga na mbere yaho tutarabana narasengaga ariko bidafashije biraho ngaho noneho njya nasenga byanyabyo mvuga intimana ntabara mana ndengera mana mpindurira umugabo mana mbese ndasenga ntangira kuragiza ugo rugo rwanjye Imana kuko nabonaga ko ubuzima ninjiyemo butazanyorohera ndasenga ariko muko gusenga Imana ikanyihorera ntigire ikintu imbwira nkagumya nsengera urugo ariko Imana ntigire ikintu imbwira nkajya no gusenga nkabona Imana irabwira abandi bantu ibintu ariko nge nkabona nta kintu iri kumbwira Imana iraceceka iranyihorera tumaranye nk'imyaka 2 ariko bwa buzima namaje kubumenyera inzara naramaje kwimenyera nariyakiriye numva ko ari ibintu biraho nanye ndagenda mfata ikintu cyitwa isengesho ndishyira muri ngewe ariko ndimbika amasengesho pana byari byo kwisengesha hashize imyaka 2 nibwo Imana yatangiye kugivugana nanjye ariko nabwo ikambwira ngo nzakugirira neza iby'urugo ntigire ikintu bivuga kuri wa mugabo ndavuga nuko biri kose ngomba gukomeza gusenga nubwo Imana nta kintu irimo kumbwira haciyemo nk'imyaka 3 nibwo nagiye gusenga ahantu umukozi w'Imana arambwira ngo urugo urimo
ngo Imana irambwiye ngo urugo urimo niwe wari rwishyizemo ntabwo ari yari ugushyizemo. Arambwira ngo warishyinguye, wishyingura Imana yari buzagukorera ubukwe, none ikigeragezo wishyizemo kibemo kugeza igihe Imana izashakira kugutabara. Aba ariko ambwira atanze atakuzi. Yego, ndavuga ni nkurikije icyifuzo mfite muri nge, iyi ni Imana ivuganye nanjye. Ndagenda nkomeza gusenga koko, nsenga mbwira Imana ngo ntabara, nsenga mbwira Imana ngo ndengera, nsenga mbwira Imana ngo ntabarira umugabo umuhagakiza. Ubwo Imana ku mugabo naho ngaho yavuzeho nicyo kintu yambwiye, ahandi iraceceka. Mu guceceka nkagumya nsenga mbwira Imana nti mpindurira umugabo muhagakiza, ngirira neza, mpindurira ubuzima, kuko niba hari umuntu wariwe n'inzara mu ubwo buzima Gerard, inzara yarandiye. Inzara irandya nonse, inzara irandya n'agahinja, inzara irandya. Inzara ariko nkakomeza ngasenga. Nakana kanjye buri munsi nkabibitana mu mugongo, nageze nkajya numva mwe hano mu mpyiko harahiye kubera iki kujya gusenga buri munsi ubutayu bwa buri munsi byumba. Icyo gihe bari bagisenga ari mbese gusenga nta kibazo gihari, ngaho mu butayu ngaho mu byumba hehe ahantu hose ninge imisozi n'ibyumba nta hantu ntarinzi. Icyo gihe nsenga mvuga ngo Mana mpindurira umugabo, Mana mpindurira amateka mu urugo rwanjye mbone ruri ku murongo. Ariko Imana ikambwira ngo nzakugirira neza, nzakugirira neza, nzagutabara. Ariko ku mugabo igaceceka ntivuge. Ariko nanjye ndavuga uko biri kose ngomba gukomera, kuko nzi neza yuko yavuze ngo narishingiye. Kandi koko nubwo mbere wenda ntari mfite kubaha Imana cyane muri ngo nsenga amasengesho menshi, hari ukuntu nitwaraga muri nge nkunda Imana, nubwo wenda ntasenga menshi ariko nkumva muri nge nkunda Imana. Buriya hari igihe Imana igwise ireba ko ukeneye isezerano utanakijijwe bya nyabyo. Yari izi ko izankorera ubukwe koko, ariko urwo rugo nishyizemo ibona yuko ari nge wishyinguyemo. Niyo mpamvu mbere yambwira iryo jambo numva nta kindi kintu ngomba kwishyuza, ngomba gusenga gusa. Imana ibana nanjye, cyo kora Imana iri mu ijuru iragenda impa kwihangana, impa undi mutima numva nta wundi muntu uwugira ahari. Impa umutima ukomeye, impa kwihanganira ibigeragezo, impa kwihanganira inzoga, Imana impa kwihanganira inzara. Reka tujye nko ku kintu wenda yagukoreraga kidasanzwe ku buryo dushobora kuvuga ngo Ange yarihanganaga koko. Ni nk'igiki utajya wibagirwa yagukoreraga muri ubwo buzima bwose? Ikintu ntajya nibagirwa muri ubwo buzima bwose Gerard, uzi kuba ufite umugabo umukunda. Naramukundaga ariko rwa rukundo rwanjye akambona nk'umuntu warindagiye, akambona nk'umusazi, mbese akambona nk'umuntu udafite icyamaze, nta gaciro namba. Buriya naho umuntu yagukunda adafite icyaguha ariko akakwereka akagukunda. We yakwerekaga ko arindagiye, we yanyereka ko narindagiye, ndamukunda. Se kumukunda se niki? Nkabona ko nta kintu bimubwiye. Icyo kintu cyonyine kikambuza. Yarakubwiraga ati warasaze, hakunda uraho ukora iki? Wakwigiriye iwanyu, ntaho ugira ujya. Ayiwe nkavuga nibura niyo yananyemera basa kankunda, wenda tukicwa niza mbona ko dushonda ariko basa kankunda akanyihera urukundo numvaga ari rwo nkeneye. Ariko urukundo sinarubona n'ibiryo mbese nta kintu nigeze mbonaho muri ubwo buzima. Noneho dutangira yajyaga kwereka abandi inshuti, imiryango, akayibwira ati cyangwa akabwira inshuti ati dore umugore wanjye. Yego, ariko kubikora gutyo, kubikora gutyo nuko nyirarume bari begeranye. Abona yuko umuryango wabimenye ko yashatse. Nyirarume ari umuntu nawe usenga, wubaha Imana, w'umupapa mukuru, akamubwira ati dore wabaye umugabo. Ariko kubera za nzoga hirya iyo ngiyo zamubase, ukabona ntabwo abyitayeho ntibimufasheho. Nyirarume akambwira ati komera, ati uko biri kose niwabo bamaje kumenya ko afite umugore, natwe turabizi, guma aho ngaho dore uratwite, ubundi wahavuka ajya hehe. Nanjye nkumva nibyo koko. Inshuti ze yego, ko numva umuntu burya umwakayoga kenshi bafite ibigara, afite byinshi cyane. Ahubwo yajyaga azibwira ati mfite umugore. Abo bantu rero niba yarababwiraga simbizi, kuko twabaga mu nzu y'icyumba na saro ntoya, nta bashyitsi nigeze mbona. Wenda baza ni bagenzi be baje mu rugo, ntabo nabonaga, kereka abo bahuriraga hirya iyo mu kazi bisangirira inzoga hirya iyo ngiyo.
nuko nyirarume arambwira ati guma aho ngaho n'ubundi ntaho uhava ngo ujye kuko n'ubundi n'umuryango wamaje kumenya ko afite umugore ndabwira uko biri kose kubi wabo banzi reka nkomeze bizageraho bigende neza cyane ko yambwiraga ati rero hari imiryango ibamo za karande n'ibicyatubu yambwira ati wenda siwe nkumva ni ibintu biba hirya mu miryango haboneka cikame hamwe no gusenga nkumva ko bizagera bikagenda neza ndashikama Umugabo turabana ubuzima ngira ngo ndabumenyera kubera kwa gusinda yaba yahembwe agahembwa umushahara w'ukwezi kose amafaranga akora iminsi 30 akayanywera ijoro rimwe ijoro rimwe bugakeye amafaranga yashize cyangwa se y'amafaranga yaba atarashira akaba ataza mu rugo atari yashira yaba afite n'igiceri cy'ijana akihangana akakigura kugira ngo atahe y'amafaranga yashize abantu bameze gutyo babaho umushahara waza cyane rwose akayarya koko akayarya hahandi nge nageraga aho ngaho nkabirwa yuko yanahembwe ntabwo nabaga nzi ngo yahembwe ryari ubuzima mbubamo gutyo ariko ngeze aho ngaho ndavuga inteka nigira inama menye inshuti ze menye n'abantu bakorana nawe kuko aba yakoraga nari impazi hari ahantu hafite aderesi ndagenda abantu ndabamenya menye inshuti ziwe menya ko agendera mu ibyo bigari by'abantu bakorana nawe ariko mfata inomero y'umuntu umwe ndamubwira inti uzajya umbwira nimuhembwa basi ntegere hafi ndebe yuko wenda yampa n'ibyo 5 umuntu arankundira nawe bahembwa akampamagara yampamagara nkagenda hari ahantu narinzi bajyaga bazamuka bavuye ku kazi bavuye kuri banke kureba amafaranga nkagenda nkahahagarara cyangwa se nkagenda nk'uwimanukisha mu muhanda kugira ngo tuze guhura ndebe ko niburavuga ati fata 5 cyangwa 10 ibintu nkabikora noneho rimwe ageze arambwira ati ubundi ninde ukubwira ko nahembwa ati kubuza tugakubitana hano mfite amafaranga byanze bikunze hari umuntu ukubwira ko nahembwa ndamubwira nawe nuko mba navuye mu rugo ndi kurambura amaguru nigendera tugahura cyo kora nk'ubwo twahubitana gutyo agahita ampa nk'ibihumbi 5 cyangwa 10 akambwira ati ngaho genda ujye mu rugo ndaje ariko nkavuga n'umuntu ubwo ndagiye n'umuntu ubwo azaza ejo nkigenda nkajya mu rugo nkaho twomaha ngateka nkarya nkiryamira ako nkabanze ko n'umuntu atari butaye kuko nari imenyereye bisanzwe biri aho ngaho ubuzima mbubamo gutyo ndabukomeje noneho ngera ubwo dutangira kujya tubura amafaranga y'inzu twabura amafaranga y'inzu ubwo bakavuga ati mufate piriyave tugafata piriyave twamara gufata piriyave ikazarangira wenda akabona nk'ibihumbi 5 kuko icyo ginzu ntizahendaga akabona nka 5 yamara kubibona yabi akambwira ati genda ushakemo inzu nkagenda nkashakamo inzu namara gushakamo inzu tukishyura ukwezi kumwe ngo tukimuka yanzu twimukiyemo tukavuga ngo tuyishyuye uko kwezi nta kundi tuzishyura kwa kwezi kwashira ubwo nyirinzu akabaraje ati mumpa amafaranga ati ntayo ubwo tukaba tubayemo ukundi kwezi tugenda tumubeshya ukundi kwezi kugashira tutihangane ejo bundi ubwo niko yinywera inzoga inzu ntibimureba kurya ntibimure mbese ibintu byose nta kintu bimubwiye gusa nkagira ikintu cyitwa igikundiro ku bantu urumva nagiye nimbika mu gusenga cyane abantu barankunda ndasenga koko abantu barankunda hakaba nyine umuntu akande bakansomamo inzara undebye yansomamo inzara najya gusenga nkazajya kubona nkabona nk'umuntu azanye nk'akamvirope kazanyemo umuceri akampereza atakira abantu bansomamo ubukene bansomamo kwambara ubusa nkajya kubona nkabona nk'umuntu azanye nk'igitenge muri envelope twagiye nko gusenga amaterane rangiye atakira mbese wagumishijwe mu rugo n'urukundo akunda kumugana nicyo ngicyo cyahangumishije nta kintu numvaga mukunda gute umuntu utagukunda oya ngiye numvaga kazagera hagahinduka akagukunda akankunda akavuga nzakomeza nsenge uko biri kose nta kintu kijya kinanira Imana azagera hahinduke ankunde niko nabyo byumvise igitondo ijoro buri munota kwereka ko atagukunda cyane nta n'urukundo rwe nigeze mbona na ruto ntarwo nigeze mbona byaje kurangira bite byaje kurangira n'ubundi habayeho gutandukana bya burundu mutandukana bigenze gute rero imbarutso yabaye yihe imbarutso kugira ngo dutandukane urumva twari tumaranye imyaka 14 yego
14 yose 14 wihata mu rukundo si n'urukundo njye hariye nagiraga ngaho ari wenda harimo n'uburozi wenda nkavuga se yanyibaburiye nkumva sinzi ikintu nkurikiraho ngaho wamwibaburiye njye numvaga hari we yaramfasha akanyibaburiraho kugira ngo mpore mukurikira hari mpore naramushyizeho umutima nuko nabyumvaga mu myaka 14 ntabwo yigeze akubwira ngo ndagukunda ntigeze nabikwereka nta kintu nzi cyitwa gakondo habe na gake habe ndemera mbaho ndashinyiriza Jesus ko wihambiriye kwihambira gusa ubwo buzima bubuko noneho ubwo mbyara umwana wa mbere mbyara umwana wa kabiri ariko ubwo mwizo ncuro noneho habayeho kujya ba muri nagiye kagenda kamara amezi 2 akongera akagaruka kagenda akamara ukwezi akongera akagaruka hariho n'iyagendaga akamara umwaka yarantaye akongera akagaruka numva ko mbese isengesho ari isengesho mbwira Imana ntimana nzi neza ko igihe kizagera gahinduka yagenda nkagumya nsenga noneho hari igihe yigeze kugenda aragenda ashaka undi mugore ndabimenya ikintu rero nkundira Imana none ni kimwe Gerard ariyo mpamvu njya ntinya Imana ibyo bintu byose uko nabicagamo mw'ubwo buzima iyo habaga hari nk'ikintu kibi kiri bumbe kuko byageze aho bizamo n'inkoni nyinshi icyahitaga kinyuramo mu maso n'injoro ndyamye ubwo ajya kujya gushaka uwo mugore nararyamye ndota mbona umugore mu nzozi mbona umugore mu nzozi mbona baragiye barajyanye numva muhamagaye izina muhamagaye buracya mu gitondo ndamubwira ariko umuntu witwa runaka uramuzi wa muntu narose mu nzozi ahamagara mbona arikanze ngo uwo muntu se ngo uramuzi ntindamuzi ngo umuzi se ngo mwahuriye ngo ngura muraziranye se ndamwe nago tuziranye nuko nabonye iryo zina mu nzozi gusa rinzaho niyo sura ndayibona gutya bari kumwe ariko ubundi ngo abantu baguha amakuru ngo ni bandi ndabubwira nti ntabo nanga kurwa mwereka ko nabikomeje ndamubwira nti nimuze gutyo gusa biri aho ngaho kandi nta nubwo yaratuye naha yaratuye hehe za Nyabyondo ariko umuntu yanje gutyo mwiyerekwa mvuze naryazira mbona arikaze mitabona ko bya bintu bihari ambwira ko baziranye kufite Imana ikora yego ikwereka isura inyereka isura n'izina ibyo bibaho Angeli ni ukuri kw'Imana iri mu ijuru ibyo bintu byabayeho kuko nge nta kintu kigeze kincaho mu ubwo buzima kuko nagiye mu bintu byo gusenga cyane Imana iragenda inkora ku maso Imana impa amaso abona byanyabyo